ukurikiraho ndagutsinda. Ntabwo ntsinda. Dukina uwuhe mukino? Dushyushyanye. Nta kibazo man. Kambanza. Ngashi dore nashyizeho. Mbere ntabwo bakwepa. Nari. Utamwepa. Gira. Kudakubita ariko. Ngashyiraho nyine. Fisto. Karame. Ese wowe ko muri iyi minsi uvuze bimeze bite? Ntago mpuze. Mba ndeba udatekanye. Impamvu natekanye n'akazi kenshi umuntu aba arimo gukora yuzuza amaraporo kandi kugira ngo uzajye kubona akanya cyangwa se n'akanya ko kujya kurya biba bitugoye. Gukorera leta ntabwo biba byoroshye reka. Okay. Papa Fisto hari ikintu ashaka kukubwira. Bwa mbere ntabwo bacenga. Cyangwa wowe uzi urantsinda sha. Shyiraho. Ntabwo ukwebye. Nari bari. Ngashyiraho. Shyiraho. Sha. Babonye bwa mbere ntsinda kugira ngo niko birahora sha. Wari uzi ko Fisto uyu munsi yujuje imyaka 10? Papa Fisto uyu munsi Fisto turamukorera gaki koko. Shyiraho. Urajya ariko. Shyiraho neza. Shyiraho. Wabonye ubwa mbere ntsinda shaho. Nari. Ko mba ndeba uhuze utatwitayeho. Fisto uyu munsi turamukorera gaki. Uyu munsi aruzuza imyaka 10. Shyira nkakiro. Man nawe nyine uri gushyiramo akantu. None se njye ntabwo wamugaje. Ngo ujuje imyaka ingahe? 10. Ariko sigira ngo mba mbizi. Mba mpuze kubera ibintu by'akazi ntabwo biba byoroshye. Nimba se byande nakubwiraga ko utakitwitayeho. Reka se harya dufite amafaranga ra? Ariko nanjye wambabaje. Ngashyira. Ese Papa Fisto amafaranga arahari. Ese Papa Fisto dukoze kuri yayandi tugakorera umwana akantu tukamugurira wenda agakeke cyangwa se tugashaka akantu tumugurira ariko nawe akishima. Uri bushize twe twamusezeranyije ko nazana amanota meza tuzamuhemba. Amanota meza yarayazanye. Nkabona nta kintu uri kubyitaho nkakwihorera. Ariko igihe cyageze umunsi yujuje imyaka 10 Fisto agenda neza mu ishuri tugomba kumukoreshereza akantu gato y'akaniversera akishima. None se ari amafaranga ko twe tuyafite imishinga myinshi turashaka no kubaka rega n'amazu y'ubucuruzi. None tuze tunayakoremo sera. Fisto rwose twari twasimusezeranyije ko tuzamuhemba ariko nyine nimba utabyumva nta kibazo nyine. Mama Fisto ndumva nta kibazo genda nzanira abana dutegurira abana twere kubabaza. Niwumva se rega nicyo mukundira mugabo mwiza. Yego ajya kubazana. Ako se Mama Fisto buriya bira bintu makumbwira byari amafaranga bariya abantu turatwangije ra. Ibi ni ibikira. Allo. Allo? Oui. Sheri umeze ute? Ni sawa. Umva none se ko ngushaka. Kare ko sire nakubwiye ko uyu munsi ndaba ntarira. Ihangane nkubone rwose ndumva ngukeneye cyane. Se Mama Fisto ndamubwira ngo ikira. Shaka umubwire ko ugiye mu kazi nta kibazo. Reka nze nahagera ndahita mbimubwira ko ku kazi bampamagaye. Sawa sawa ndaje. Shyiraho. Ese igize hano ariko. Kubite mbere ntabwo bakwete. Akigeze hano. Shyiraho. Ese undi urimo kunshakira ikintu amahoro? Umva ndagukumbuye cyane nyine ndumva ngukeneye ndagushaka nyine. Reka nze mbwire Mama Fisto yuko ku kazi bampamagaye mitenza. Tebuka rwose sheri nkunda. Sawa. Okay. Baranyishyuranye. Christian muri mu biki? Iyo mikino ntabwo nari babujije. Ntabwo iyo mikino nari babujije. Ratubabarira ntabwo tuzongera. Iyi ni imikino. Ntabura kujya mu makayi nangiza mukajya mu mikino. Bwamuveyo kupanya ngashaka. Ninde watsinze imbere? Ntabwo nta mutsinzi.
ase mama Fisto uko ndeba yatinze ngo nigenderera kandi barimo kumpamagara akase baramukobwa arananshaka ke nanjye ndanamushaka nimba yaraje rwose ngo mubeshya bikiri yigendera. nanjye bwa mbere ariko nari namutsinze ansaba n'imbabazi mwanga kujya papa Fisto nabazanye rero ndabibona da muraho neza sha amakuru yanyu ni neza mwari mwagiye heza twagiye gukina n'abandi bana ake mwakuzerera ni bibi mutubabarire ntabwo tuzongera. ntimuzongere mama Fisto kukazi yarampamagaye ngo baranshaka. hoya papa Fisto hoya uraba wihanganye kari akantu gategurira abana mu kanya saa 12 irinze nyine ubwo ndaza duhite dushimisha abana bacu ahubwo reka mbe ngiye kuko baranshaka cyane. ako papa Fisto ihangane ndaje nyine nakundi reka nihangane agiye he habivuze n'utiyumvira barampamagaye ngo agiye mu kazi nyine ni ukumutegereza abana banjye hanyuma isaha ari buzire nyine nuko turagakora agiye ku kazi ubwo naza kuza turabikora ka kantu nyine nabemereye turagakora sibyo muratumira abandi se inshuti zacu bande nyine umunsi ubwo urumva babura ni bande nyine ntabwo nshaka akavuyo nyine mumbwira abana muri butumire abari nk'abo twigana nyine ku ishuri tugafashanya amasomo kubera tugatuma none se buriya ka kana k'inshuti yawe zagatumira kandi hajya ka Yive ni kande nakagani kigize kuza hano bari turi mu masomo Fisto nyine mugende mu nzu mushaka nanjye ngiye gushaka ikintu ndi bube nkora ubwo nyine dutegereze nimugoroba buriya koko papa Fisto kwanyiciye umunsi mbega papa Fisto abana nabateguje barabizi ko turi bakorera akantu none ngo arigendeye afite impungenge y'amafaranga uwajya kwishyuza ariko pisi udufaranga twanjye ndimo ko kugera hari iminota mike ko ndi buhite ntebuka papa Fisto agasanga naje nta n'ukundi kuntu nabigenza kanjye kureba pisi ndebe ko yampa udufaranga twanjye papa Fisto atanyicira umunsi dutuye tubipanga yangiza akampinduka kanjye kwishyuza udufaranga twanjye njye kutwaka pisi nabyanga kubikora ngenda bikora Mana we Imana imfashe abari we Imana imfashe ari amafaranga y'uriya mugore sinzi ko nari kuzayabona ndayamukuraho pe reka njye gukingira ndebe umuntu ukomanza ariko Imana imfashe abari we Ninde ukomanga wow ni wowe ya neza cyane amakuru iminsi myinshi umva nari mukumbuye cyane nari mukumbuye ukuntu mbeshya umugore Eh. ngo ngiye mu kazi ko nabonye umugore wawe atoroshye se ubwo umucitse gute nanjye ndamubeshye nyine umva nari mukumbuye cyane ndavuga ati reka nguhamagare rwose mbaga ngukeneye ubwo uzi akantu kari mu rugo abana twe tugiye kubakoreshereza akaniveriseri ubuhe mwana kuko Fisto yujuje imyaka ingahe yujuje imyaka 10 hajya niwe bucura yewe ujya uranakoze nuko ndangije uhita umpamagara ubwo mama Fisto yaragiye kubareba aho bari bari erega ubwo mpita mubeshya ngo ku kazi barampamagaye uriya mugore wawe mbona atoroshye aha ntabwo biba byoroshye ariko ubwo nanjye mpise mubeshya gutyo kuko wari umpamagaye nta kibazo ubwo biciye mu kazi ndaje rwose rero nari mfite nyine n'akabazo ntabwo urabizi ko nta kintu njya nguhisha